Hello friends, ndagusuje kandi muri kaze ukomeje gukurikirana irindi banga TV show. Uyu munsi tugiye kureba uko ushobora kwiyapplyingira visa ya Georgia cyangwa se visiting visa ya Georgia. Uti bikorwa gute? Murabona hano dufite icyo bita application cyangwa se dufite icyo bita website unyuraho ugiye kwa applyinga visiting visa ya Georgia cyangwa se e-visa. Urabona hano haranditse ngo Georgia e-visa portal. Noneho ikintu ukora, urabona hano barakubaza ngo ikintu ugomba kuzuza ni travel information, term and condition, personal information, verification. Izo nizo ugomba kuzuza cyangwa se ibyo nibyo bice by'ingenzi ugomba kuzuza. Hano hambere barakubajije ngo citizenship cyangwa se igihugu cyawe. Uraza hano ukareba ukavuga uti igihugu cyanjye kirimo hano ni ikihe, reka twebwe twivugire u Burundi. Nubwo ngebwe ngewe ndi umunyarwanda ariko nta kibazo, reka dukoresha Burundi kuko ni igituranyi cyacu kandi burya Burundi n'u Rwanda ni abavandimwe. So rero ubwo uhisemo ko ari Burundi. Noneho travel document, original passport. Noneho ikindi purpose of visit. Hano ni impamvu yo gusura. Ikitonderwa hano ku mpamvu yo gusura rero. Hano urabona ko bagenda bakubaza icyambere nuko nta mpamvu ufite. Ya kabiri ni impamvu y'ubukerarugendo. Ya gatatu ni impamvu ya business. Cya kane ni impamvu yo gusura inshuti cyangwa se abavandimwe. Cya gatanu ni ukwiga cyangwa se gukora training ariko munsi y'iminsi 90. Health and medical care region. Ni ukuvuga ngo rero ikitonderwa ugomba kumenya ni ukuvuga ngo hano hariho icyo bita tourism. Niwisoma tourism umenye ko hari document za tourism nk'icyemeza yuko uri umukerarugendo mu buryo bw'umwuga, icyemeza yuko ukora muri izo service, ndetse abakagusaba n'amafaranga. Narabwiye ngo hari video nakoze mu minsi yashize mbabwira uko ushobora kujya Georgia ukirinda ibibazo na immigration yabo cyangwa se ukirinda ko bagusubiza inyuma. Nabatestora ukuntu ibintu biba bimeze hariya. So rero hano reka twihitiremo tourism. Ariko muri tourism nubwo tuyihisemo ugomba kumenya ko muri tourism ugomba kuba ufite byibuze $5,000 by'idolari. Yes, hano uzaba washatse insurance. I have valid insurance. Yes. So rero ikintu ukora hano nanone, hano barakubaza ngo I'm holder of valid visa or residence permit of respective country if applicable. Ubwo ni wifite na hano ugira ute uyishyiramo, cyase niba hari igihugu ufitemo residence permit muri ibyo bihugu ugishyiramo. So hano baratubwira ngo dushyiremo iki? Dushyiremo iyi verification code. Verification code ni ngombwa ko tugomba kuyishyiramo. Sasa reka ugomba kureba uko bigiye bikurikiranye kugira ngo utaza kwibeshya. Yes. Aha, noneho iyo urangije bavuga ngo I confirm that I have read and understand term and condition for entering territory Georgia border. Ticking yes. Noneho hano urakanda next. Hano ariko hano hari icyo bakubwira ngo you can apply for e-visa only in case if you are not on territory of Georgia. Please select country or status according to your travel document purpose. No kuvuga ngo hano icyo bivuga n'icyo. Baravuga ngo ushobora kwa applyinga e-visa gusa utari muri Georgia. Bavuga ngo hitamo igihugu uhise ugendeye kuri document ufite cyane passport. No kuvuga ngo ubwo uraselectiona igihugu cyawe. Yes, ufite ibyangombwa. Please note that valid of your travel document passport should studied at least for 3 months after
the validity of request of Georgia. Ni ukuvuga ngo passport yawe igomba kuba byibuze ifite amezi 3 cyangwa se isigaje amezi 3, ni minimum. So rero hano hariho ibintu ugomba gusoma byo bagenda bavuga. In case hano bagenda bakubwira uko ushobora guhitamo ukoresheje iriya e-visa. Noneho ibyo byose umaze kubisoma ukanda next. Yes. Hano iminota baduhaye yarangiye, reka dusubiremo. Tubwiye ngo security code ntabwo ariyo. Ugomba kwitonda. Yes, murabona ko katurebe ko ari byo. Ngiye batubwiye ko atariyo. Iyo rero umaze gushyiramo code ahantu ihita ukurikiza barakuvuga ngo list of necessary document. Be kindly informed that on the next stage you will have to upload document listed below. Please prepare required document in advance to avoid submission of application. Ubwo icyo bari bugusabe ni iki? Barakubwira ngo hano umenye yuko kuri stage ikurikira kuri etape igiye gukurikira ugomba gusabwa kuba ufite izi document kugira ngo wirinde kongera gusubiramo application yawe. Document ya mbere ugomba kuba ufite ifoto. Document ya kabiri passport scanned in a single PDF. Yes. Icyo nicyo ugomba kumenya. Hano attention, in case of request at the border crossing point of Georgia, you must be able to present health accident insurance which cover the whole period of your stay. Otherwise, you could be banned from entering the territory of Georgia. Nukuvuga ngo barakubwiye ngo in case of request, nukuvuga ngo mu gihe ugiye kwambuka umupaka cyangwa ugiye kujya muri Georgia, ugomba kuba ufite health insurance izagukavaringa mu gihe uzamara hariya muri Georgia. Mu gihe utabikoze cyangwa utayifite, uzangirwa kuba wakwinjira mu matwara ya Georgia. Nangiza ukande continue ubwo urabyemeje. Noneho barakubwira ngo select the date of intended arrival of Georgia. Ubwo hano urahitamo amatariki. Of course tuvuge ko wenda uzajyeho kuri 20 cyangwa se 20. Yes. So ubwo urahitamo uko bimeze. Urabona okay, ukimara kwandikamo itariki nuko bakubwira ngo in case approve e-visa will be valid iminsi 120. Kuvuga ngo igihe bazaba bakwemereye e-visa cyane kuzamara iminsi 120, ariko iminsi wemerewe kumera muri Georgia ni iminsi 30 yonyine. Iyo bayita na number of entry ni multiple entry. Urabona ko bahita bakwereka ko ari from 12 z'ukwa 9 iminsi 30. Bavuga ngo ugomba kwishyura na Mastercard. Then ukande next. Yes. Numa ukanda next,
ikintu bazahita bakwereka, uzahita wuzuza ibikurikira, nurangiza kubyuzuza wa uploading na document. Numara kwa uploadinga document zawe, nta kindi bazahita bakoreza message kuri email uyemeze. Niwamara kuyemeza, ikintu uzaba ugiye gukora, bazahita bagusaba kwishyura, then wishyure. Murakoze cyane, Imana y'amahoro bampere umugisha. Ciao ciao.